umva muri kuri aya mafaranga yose baguze iyi miti. Umva ubwiye Dr. urumva hano se ubona hano hari ibyo twakuyemo ubibona bisigayemo nyine nabona ko byari bigeze aha bikaba bigeze. urumva hari abantu baje barwaye ibise amagisita yabaye menshi mu gihugu nawe urabizi wasanga inkingi igeze ndabona haje umukino. Yesu nta kintu mubona mwe mugabanye what igituntu ni inkorora isanzwe kanange ntago mbizi oya ukorora wi rero doctor twakugenda ko yakufite inkorora ntazwe kano kagabo gafite inkorora nyinshi. ntabwo bisanzwe pe Onde kamabwiza kuri ngiye bwananiye ntago njya mutinya no kuri kimana nke ntago njya babwizaniye agiye hegiriya yagiriya ndagina domboro kumubwiza kuri jewe andi igituntu kama safa genda nta gituntu ushaka muga mwiriwe nzanye umwana kumuvuza sibyo umwana yandembana. Rebera mu maso ariko yatangiye afatwa umutwe mushya ibikiri bike. Rebera rwose yarembye ntabwo nasinziriye ijoro umuriro iki sibyo. arababara ate Urebye yageze nijoro ahinda umuriro ibiki n'ibiki urebye nimba ari malariya ariko n'inkwari arimo gukora buke buke ni umuriro noneho yajya muri laboratwari ariko bakwandikira cyangwa muri farumasi mumuvanemo neza yarembye bamwicaza mu ngaho bari kumugu umva muga uyu mwana arwaye diyare aradiyara arasa ntari hano kuri kwimana. ufite n'umuriro arashyushye n'ubundi harimo n'utwiruka sinzi kandi ndabona ndateza n'umutima uriya mwana arwaye diyare umva muga sibyo uyu mwana ngiye mugaburira ibijumba kuko ubukene buranyishe nta kazi na mama wiwe yaramuntanye sibyo cyo mpamvu ngiye wamuzanye kwa muganga iri joro yari ibijumba byonyine nta n'imboga nta n'ibishyimbo nimba ariko n'inzoka zirimo ubukene ni bubi ni ukuri